Yes, reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushima cyane atarekora ibintu mwanya kugira ngo ikore ujye basha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu bice mu gace mpamvu byashuwe naho akora mu bice biba bigiye bitandukanye ndabimeramo muri mudukurikirana umunsi ku wundi. Bo aho hose nkwifurije kugubwa neza ibyo uri gukora byose nkwifurije guhirwa ndetse n'ingendo uri kugendamo zose nkwifurije kugira urugendo rwiza Imana kugenda imbere n'inyuma kandi uronke mu byurimo byose. Rero ndi kumwe banageze ahantu hose hagiye hatandukanye mu biturage bigiye bitandukanye mbashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye kumwe n'ababyeyi muri kureba kuri screen zacu. Ntago ndi butinde mu magambo menshi turi kuzuba ry'igikato nkuko muri kureba ikaze cyane ntago turi butinde hanga. Papa umeze neza? Nakumere neza baje batumire nabi. Abaje bamere nabi Rwose. Mama muraho? Ese ko ndiba mumeze nk'abantu bawe n'ibibazo bitandukanye cyangwa bagiye bamanjiriwe ko abajura bahora batwiba baratujengereje. Abajura bamere nabi. Batumire nabi cyane rwose. Cyagenze bite rero? Abajura bahora batwiba baratujojobije. None byagenze bite? Ni mpamvu twabahamagaye nyine ngo muze maturebere uburyo batumire nabi. Hari aho mwafashe se? Hari uwo twafashe twazanye umuganga yumiye ku gitoki. Oh yes. Yumiye ku gitoki rwose. Bose uyu mwana izuba rye nimwicara ko nakundi nyine. Uwo mujura yihe? Ari hara ku gitoki. None se aracyahari cyangwa? Arahari. Mwamuziritse se arahari mwamufashe? Bahamagaye umuganga. Umuganga aduha imiti nyine none ariyo nyine arahara ku imiti mwitera mu murimo. Mwitera mu murimo ubiki zamwizingiyeho n'inzoka. Oya. Turashize none niba ibyo muze tugiye imbere two gutinda mu bintu dusanga bimuvuyeho. Yesu we. Kwa chinera Yesu nuriya. Yesu we. Ko niba inzoka zimuriho n'inzuki. Yesu we. Yesu we mana we. Yewe. Nutse. Izi nzoka. Ntabwo nkai kwiba we. Ntabwo nzongera kwiba. Umvas, niba ubundi batima mu Rwanda. Umvas, Rwanda. Oya. Uyu mwana ajyana ryari? Arahagera mu kanya rwose. Mwamagaye kuri telefone. Niwe uri kwanje nyuma y'inota. Era bari minota itanu kwa bagezeho. Okay. Reka none se reka mbabwire. Kuba mubonye ibi bintu ni kimwe bivugaho. Yari ko Rwanda. Mwe munzira kuvuga. Dogita. Wabonye neza. Nanjye nagisanga wageze mu wewe. Je naje kwifatira inkuru. Ntabwo urumva yarapfuye gusa. Wamutoye warakoze rwose. Wamutoye warakoze dore. Utamuzi rero ko ari umuntu ari umuntu arava. Wo kwa Simone. Mumureke rero none se wajya gufasha iki? Mukureho kubera iki se kandi ari umushura. Papa ntabwo byashoboka. Oya mumureke abana bawe nabo n'abanyamahanga. Nabimaze papa. Ureke ziranze ishuri byaranze amasomo byaranze. Oya zireke zibanze zimwumvishe n'ikindi gihe atazajya yirirwa yiba abantu. Nabo tugeze saa 2. Yarana. Yari hano. N'udara cyane. Muze kugira ngo mubone ko yageze mwabonye gute none? Twari tugiye guhinga tubona ari ku gitoki. Muhita muhamagara muganga. Tutahamagara muganga waduhaye. Yari yarababwiye ko muzafata umuntu. Ese mugabo mwebwe bisanga byageze bite mudahari? Uno mubyeyi yangeze ambwira ko bamuyoboye. Yangezeho ambwira ko bamuyoboye. None rero iki gisambo mubwira yuko umuntu we ngomba kuzamufata kandi mufatira ku bitoki. Nese ko kuki bamuteje inzoka ukamuteza na ziriya? Nta kindi cyagomba gutuma nyine bamubona agomba guhabwa kino gihano. Ubu si ubugome? Nta bugome burimo. Nese ntiyibye.
uzabana yayogoje niko ese ubu mwese arabanya kuyogoje wagurisha ikimasa bagurisha ikimasa kugira ngo uri umugore yari yabyanze kugurisha agira ngo nayanywe none se muga ibi bintu byanga bikunda ntabwo biri burangirira ahangaha gutya ntabaguma ahangaha kandi bari kuvuga ko bemeye kumusabira imbabazi bamukuye ahangaha muze rero mwebwe namwe muza mumubwira mutaka babaye muvuga ngo murashaka ko umujura afatwa none arafatwa mugahamagara urumva umuhungu wanyu afite amahane bamurekere tuzindure none agari ubugome no kabiri gatatu tuzi mu rugo rw'umuntu umamagaye gufata umujura banamufashe no kumukoraho gihe niko sha niko agisambo wagisambo mwegera zira nzoka zirafa oya je bigira genda bareka ngo karukantu bari ugenda hagera oya ibyo bihi bararugoma bishaka oya mbabarira sinda bishaka ndabarira giye sijya bigira byibuze urumva kiroso rero nigire ku ruhande genda zikuriraho uzishiburire Yesu we ziragiye za nzoka we ese ubu n'abantu ziri burye Yesu we mbese muga ku nzoka zigira akabatsi inzuki zihore nazo ntabwo mpegereye inzuki ngaho nazo nizigende Yesu we ziragiye wandi zigende nazirukanye nizigende ndasha ntuzongere uzongere noneho ziriya nzoka na ziriya nzoka zigaruka zagiye ntabwo yewe rero ndigende kamama kuri kwa bintu mugana nushaka niba ibisimba rero amaze abaturage niba inkoko n'abiba imyenda oya ntabwo nzasubira muganga kiriya gitoki se kiriya gitoki nanjye njyanye kukirya kubera inda mbi namize ntabwo nzasubira musabire isomere nsigiye nzabwire n'abo nzabyara ko batazi kwiba ari ingeso mbi kwiba ni umuco mubi ntabwo nzasubira kwiba mumbabarire abazuri ukunda kurura bazi ubundi rero uno musaza amaze kungana kugira ikibazo afite namubwiye ko ikibazo cy'uko kuzagikemura kandi nitonze nagikemuye nawe urabona ko nagikemuye muze nta muntu uzongera kwiba nta muntu uzakuyikora mu murima wawe nta muntu uzongera ubutumwa nanga nuko kwiba atari ikintu cyiza niba umuntu yaravunitse akora nawe ugomba gushyira mu bose ugakora ntabwo ugomba kugitunga n'ibya rubanda niyo mpamvu rero umuntu wese uzagerageza kujya yiba ayogoza rubanda tuzajya tumuhana kandi twihanukiriye nubwo ubutumwa natanga ntabwo muze nagiye kandi urakumva nagiye muze komera cyane nagiye ibisigaye umugabo sawa sawa igisambo kirabonetse kubera irangire nagujije none igisambo umuntu wadagunyira ndamufasha mama wone icyo bavuga ndishimye cyane kubera yari atuzengereje inkoko ibintu byose yarabitwaye